Rayon Sport n'Intare muri weekend nibwo Ferwafa yasohoye gahunda y'imikino y'igikombe cy'amahoro ariko nubundi mu kiganiro Jules Karangwa umuvugizi wungirije kwa gatandatu umuvugizi wungirije wa Ferwafa akaba n'umuyobozi wa competition w'amarushanwa yari yatubwiye ko uwo mukino nubundi utavanga indi mikino utagira impact ku yindi mikino ari wo byaba bireba ndetse wenda n'indi kipe isigaye byatumye rero ku munsi wo kuwa gatatu bahapanga match ya Mukura na Musanze APR na Marine Rwamagana na Kiyovu Sport imikino yose izaba saa 9 bivuze ngo polisi izaba yiyicariye imikino yo kwishyura nayo bahita banayipanga yewe nyuma y'icyunamo tariki 25 Musanze Mukura Kiyovu Rwamagana 26 Marine yakire APR hanyuma biha n'igihe cyo kuba hamenyekanye ikipe izakina na polisi muri kimwe cya kane hagati ahangaha umwanzuro wose baza gufata uraza gutuma tariki nyuma y'icyo gihe polisi izakina na Rayon Sport cyangwa n'Intare ariko itariki n'ikibuga n'ibindi byose bizaba bigenwa nyuma none federasiyo we none koke so tahise uvuga uti nako turabigarukaho n'ubundi ni hahandi niko imikino ya kimwe cya kane nyuma bayinaze we hanyuma no kwishyura nyine n'icyo gihe nabo bazawushakira iki wo kwishyura hagati ya polisi na Rayon cyangwa Intare niko babipanze kuwa gatandatu rero ese wahereye kuwa gatanu kuwa kane ahubwo kuko inama se nizatangiye kuwa kane erega hari icyitwa komisiyo utamenya ngo komisiyo y'amarushanwa yego competition bamwe mu banyamuryango nako mu bayigize mu bamambure bari bemeje ko Rayon Sport iterwa mpaka ariko bakavuga ko umwanzuro bari bateranye cyangwa nuko biganirira mu bintu byabo bibereyemo nuko biganira mu bintu byabo ariko ubundi komisiyo y'amarushanwa kuva kera aba bagabo bayirimo bamye nta nubwo yewe na Rayon Sport bajya kuyiganiriza ngo igaruke aba bagabo bari bagiye guhita bayitera mpaka umwe muri Ferwafa aravuga ati mugira vuba bagiye kubatera mpaga Rayon Sport igaruka iryo komisiyo itaranaterana komisiyo birayibabaza nejo bundi rero irongera iraterana yanzura ko irongera iraganira yanzura ko itera mpaga Rayon Sport ariko biza gutangazwa nyuma icyabayeho sinzi umuntu wazanyemo akenge abata ariko se komisiyo yacu niyo yatesheje agaciro ikirego cy'Intare irabisohora ni nayo igiye kuvuga ko Rayon Sport itewe mpaga niko guhita banzura baravuga ngo reka tubijyane mu yindi komisiyo babijyana muri komisiyo y'ubujurire baranabatumiza yewe kuwa gatandatu bahageze Intare ziravuga ziti tuje kwitaba komisiyo y'ubujurire ati mwitaba kandi mwarajuriye ati twebwe tujurira kandi ngo barahageze bakabura abantu hari umwanzuro bakabura ababatumije barimo bahunga nta mwanzuro bari bafite nta kintu na kimwe Intare zikavuga ziti twebwe twajuririye umwanzuro tudafite nta kintu na kimwe komisiyo y'ubujurire ifite nta dosiye n'imwe yagenderagaho amakipe yombi bayabwira ko ngo bagiye muri sekretariya gushakisha izo correspondance zose zagiye zikorwa nuko gutesha agaciro nubwo busabe bw'Intare nizo imeri za Rayon Sport hanyuma amakipe yombi akabihabwa kuwa mbere saa 4 bakongera bagaterana mu kanya rero baterana se bagafata umwanzuro nibwo bagiye guterana bumva impande zombi nukumva impande zombi igihe bazumviye se Leone dore ikibazo uko giteye ntabwo tugiye gusubira inyuma ariko mwihangane tubibutse
ikosa federasiyo yakoze ryo kugarura Rayon Sport riracyayikurikirana, bari kuyigaraguza agati, bari bazi ko ari ibintu bisanzwe, intare nazo zirikanyiza. Ariko ubundi ubu iyi ni dosiye irenze na Ferwafa, kandi Ferwafa niyo igomba gufata umwanzuro. Ni nacyo kintu kitubabaza muri uyu mupira duhora tuvuga, ahari na bamwe na perezida wa Rayon Sport yigeze kubivuga ati ibyo myanzuro mufata ni yanyu cyangwa hari abayibafatira. Hari abantu baterekomanda Ferwafa noneho bigakubitira kuri faiblesse za Ferwafa itishoboye, itaramaze gusetinga ibintu mbere, kuko yasetinze ibintu mbere ntabwo umuntu burya azangwa kujegeze uko yiboneye. Bijya gupfa umukino wari saa sita n'igice nta n'ikibazo ku wa mbere. apana ku wa mbere, wari ku wa mbere se saa sita n'igice kwa gatatu, kwa kabiri, ni kwa kabiri, ni kwa kuwa gatatu, gatatu ni kwa gatatu, kuko Rayon Sport yabwiwe ko yakina kuwa gatanu. hari kwa gatatu, hari hari kwa gatatu, ntabwo haba harimo amasaha yemewe atwemera gukina umukino nyuma y'uko hari kwa gatatu. Ikosa rya mbere Ferwafa yigize ntibindeba, kuko nayo ubwayo ntiriho nubwo ikoreshwa, ibwira ama ekipe yombi bari kwiga kuri uyu mukino wari kuba saa sita n'igice n'undi wa saa cyenda n'igice wa APR, ngo amakipe yombi aganire. Iri ni irindi kosa rikomeye, ntabwo APR na Rayon Sport zaganira, never. Rayon Sport niyo yari kwakira ngo baganire. Ubundi ahangaha ikosa ryabaye, Ferwafa yari kuvuga ngo niba wowe APR udashaka ko Rayon Sport ihakinira saa sita n'igice, ufite izi mpungenge ABCD, ndabikora gutya. Barabwira ngo baganire. Icyakurikiyeho mu gicuku ni nayo ma correspondance, Ferwafa bayitegeka ko yimura umukino wa saa sita n'igice. Urumva uwo muntu yitegetse ni umuntu ukomeye. Umukino bawimura habura amasaha abiri, murabyibuka ko Rayon Sport yari yageze muri kamp. Rayon Sport cyakurikiyeho bayibwiye ko izakina kuwa gatanu, yahise itumiza press conference irasezera. Urumva wa muntu ikimara gusezera, u Rwanda rwiteguraga kongere ya FIFA, haza undi muntu utari wa wundi wavuze ngo match isubikwe, wategetse Ferwafa, ategekana none perezida wa Ferwafa ubwe kugarura Rayon Sport. Baraganira, Rayon Sport iragaruka, biba mu mutuzo. Yari dosiye itagomba kuvangwa na kongere ya FIFA. yo kugira gutese kavuga ko ariyo mpamvu Rayon Sport yavuyemo biki n'ibiki. icyo ukumva aricyo kibazo cyatumye iyo dosiye bayiceceka se, tuyi cyatumye Rayon Sport igaruka. ngewe Umuntu wategetse perezida wa Ferwafa kugarura Rayon Sport, si abantu babiri batari kumvikana, bari gukoresha Ferwafa. Ibyo rero bivuyeho, genda gutegereje kugira ngo ukubite ubangura, nyuma ndabanguka, kuko ngenda shaka guhuza ibintu kandi uraza gusanga tutiriwe tujya no muri detail nyinshi bishingiye kuri icyo kintu byose. Ariko burya hari igihe uba ushaka kujya ahantu bikaba ngombwa kuri imbura igiti. Ahubwo amakipe yacu nayo agwa mu mutego kandi kuwivanamo bikagorana. Na federasiyo yaheze muri kaningi kuwikuramo byaranze. Wabona afashe n'icyemezo, burya hari igihe ugomba gufata icyemezo, tuvuge ugendeye nko kuri icyo ngicyo cya Rayon Sport cyo kuva mu irushanwa. Twese twari twabibonye kuri Rayon Sport yarenganye, ariko niba ufashe icyemezo cyo kuva mu irushanwa gikomereho, ariko nayo siyo. Cyangwa se niba ushaka Leonida, none turaza kugera ahantu dusange na federasiyo nta bushobozi ifite bwayo, ntibufite, irabugira. Ariko hari abakubwira ngo ngwino mu irushanwa ibyo urimo ni ibiki, ukaba utari buvuge ngo oya. Njye nibyo nkubwira ko ibi byose aha niho habaye ikintu cyo kuvuga ngo nase Leonida uri kumva federasiyo
ibi byose federasiyo isaa 3:30 match iri saa 6:30 uri kumva ariyo yafashe umwanzuro irandika iravuga ngo match nti ibi byose uri kumva ariyo banza usubiza yarakoreshejwe aha yarakoreshejwe hanyuma federasiyo ndabizi neza uretse ko n'ubundi atari yo ya mbere ikoreshejwe nubwo abantu bavuga ngo ni SG Muhire perezida ubwe Olivier niwe wiganiriye na perezida wa Rayon Sport arayigarura ariko nanone si Olivier antake Ferwafa antake perezida wa Ferwafa harimo ikinamico igira umutoza w'abakinnyi igira umuntu wayanditse igenda igira abayikina ikagira n'abantu bari aho ngaho bakoma amashyi nubwo uri Leonidas uri mwiza ariko muri ikinamico ugiye kuvuga nk'igisambo nubwo urefuremu urumva utaroga ariko uyu munsi ugiye kuroga iyi dosiye niko ikinamico kinwa niko burya niyo mpamvu tubyita iby'umupira dosiye iragendera kwekera ubwo ngubwo Rayon Sport bavuga ko yagarutse hagati aho ngaho rero niho intare zagiye zikina gakino murabyibuka mbere yuko Rayon Sport ikina na AS Kigali bapanze match irabyanga federasiyo yamaze gushyiraho itariki ya match n'ubundi barabyanga noneho imbaraga z'abakoresha Ferwafa batumvikana ku kintu Rayon Sport igende Rayon Sport tuyigore Rayon Sport igaruke zihurira muri Ferwafa nayo iragenda iricara igera ku rwego rw'uko nta muyobozi n'umwe uzi uko iki kibazo kizakemura hanyuma rero reka nkubaze akabazo kamwe kiri kuri iyo dosiye utekereza ko aba bashatse kunyohagiza Rayon Sport koko intego bari bagambiriye ari kuyivana mu gikombe cy'amahoro gusa kwisezerwa mu gikombe cy'amahoro cyangwa hari indi ntego yari ibyihishe inyuma ntabyo nzi ndabimenya ibyo byo ahangaha hagiye impamvu mboze ibyo ngibyo niyo mpamvu natangiye mvuga ngo iyi ni ikinamico yatangijwe nahatitire yitwa kunyohagiza amakipe uti impamvu ni iyihe byatangiye kuri uwo mukino wa Rayon Sport n'intare nk'uko wari ubivuze igiye gukina na AS Kigali Rayon Sport igiye gukina na AS Kigali bashaka kuyinyohagiza bavana ku mukino ku wa gatatu bawujyana ku wa gatanu hegereje wa mukino wa AS Kigali byaranashobokaga ko rwose intare zari zifite match ku wa gatandatu byaranashobokaga rwose ko Rayon Sport yashobora gukina n'intare hariya hagati ikanayitsinda ikongera igakina na AS Kigali ariko ikigambiriwe nuko banza bakayica mu mutwe igapfa Rayon Sport nayo intare zamaze kubona bayishyize umutima wo kwinangira qualification nuko banza babanje kuyishyira umutima wo kwinangira Rayon Sport